kubona abantu bicara bagahimba ikinyoma, kubona umuntu yicaye agahimba ikinyoma ngo ariko mwami we Imana iturengere, ariko nubwo wagihimba izo nkuru ntago uzazihemberwa. Mbabazwa n'ukuntu abantu bari kwicara bagategura ikinyoma, bagategura ukuntu kizatangira, bamara kugitegura nyuma yo kuba tuzarangira dusabye imbabazi, ariko najya ngo mbabwire ngo izo nkuru ntago muzazihemberwa. Ntabwo wumvise na babandi se bari guhimba ibinyoma by'uko ngo banywa ngo amaraso y'abandi, ariko nyuma yaho bikarangira basabye imbabazi. Izo nkuru ntago bazazihemberwa. Icyampa uyu munsi iri jambo wumvishe, ubutumwa wumvishe, ugahindukirira Imana. Iri wiri wa alope fola siwa nedrai lele totasi wenima meni for olas men. Bibiri ravangwa nuko Ahitofeli ngaraza agira inama Abusalomu. Dufite abajyanama bari muri iyi minsi, aho umuntu ari kuza akavangwa reka ngenge kuvuga kuri Pastor Tojeni, ari abantu bamugiriye inama mbi, ariko uza ibyo nkuru ntago uzazihemberwa. Undi akaza akamubwira ngo avuga kuri Madamu Tojeni ngo nibwo uzamamara, nari nkubwira izo nkuru ntago uzazihemberwa. Bandi bakabangwa reka tuvuge kuri uri arakomeye yaduha views, ndakubwira izo nkuru ntago uzazihemberwa. Icyakoze ibyo mwisi bibora uzabibona, ibintu bibora uzabibona, amafaranga azabora. Mama lifala stitasi winima yedostifa washana wili fonadra. Nari nkubwira ibibora uzabibona, ariko ubugingo uzabubura. Nari mvuze ngo uzabubura. Nari mvuze ngo byose uri gukora ntago uzabihemberwa. Gerageza gukora ibyo Imana izaguhembera, basi ukore bikeya naho abantu batakumenya, ariko ukore ibyo Imana izaguhembera. Piwilasima. Ariko umuntu yashiraho ikintu ngo yasambanye, ugasanga cyarebwa n'ibandi 100,000, kandi undabizi n'iki kiganiro ntacyo bari burebe. Babiri rero kano gatoto muri kubona nagakomane muri Misiri kugira nsoma ndeba uko bimeze nayo mbisuzuma. Iminsi nguri kumwe icyo bitanga akababyeyi, harya barase n'akababyeyira cyaba babyise gutyo kugira ngo natwe tutajya tukanywaho. Oya ari n'akabapapa. Kubabyeyi kitwa akababyeyi, ariko kubagabo iyo kageze ku bagabo kitwa akabapapa. Umuntu wanyweye igikoma bigikoma ngoma. Rero umugabo ukanywa igikoma bigikoma ngoma. Yes. Rero ndi kurya n'agasombe, urumva n'ibintu amata ari kubyara amavuta. Wenda kireka ku bantu batanzi mpamvu nyarubwa mbere kuri iyi channel. Amazina ni Ntagiruta Imana Eliya. Hanyuma ndi umuntu w'umugabo Imana irutse kwicira umwaku, abazimu baraburara. Imana itari umugisha. Rero ndi umunyamasengesho, iyo bukoze nsengera muri ADPR niho nteranira, kusengera mu mutima. Nuko yes. Hanyuma ubwo ikiganiro twagitangiye, twebwe ibintu byacu baba ari ukwihuta, dusengera dutangiye ikiganiro cyacu neza. Yego Mana turagushimiye, tugushimiye ko ugira neza bugacya bukira. Jambo ryawe ryatubwiye ngo izina rya n'umunara muremure, abakiranutsi bugama mu cyasa bihishamo bagatuza bakagobwa neza. Hanyuma rero ngiye gutangira aka kanya mvuga ntabari njye bwo Kristo bari wowe, nanone simbure ngaragarira muri nge, kubera mikoro wirangururire abantu bose tugiye kubana muri aka kanya kidostif many we for us man. Karame mwuka wera, umwuka wawe weraganze cyane, tugiye kubana muri iki aka kanya. Nyemerera ntibice mu gutwi kumwe ngo bihinguke mukundi, ahubwo imbaraga z'Imana zimanuke, kandi unyemerere muri iki kiganiro, muri ubutumwa ngiye gutambutsa, ugira abantu urobe mu Rwanda, urobe hanze y'u Rwanda, ahantu hose urobe. Tugwaye ikaze rero, utangira natwe, usuzanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero ibintu ni sawa, ibintu urabona ko bimeze neza. Mu minsi yashize duherukana uwigisha abantu ubutumwa, baho ubutumwa, n'ikiganiro kiri ku YouTube channel, ushobora gusubira inyuma nacyo ukakireba neza. Kuri iyi nshuro tugiye kubwira abantu ngo iki, abantu tubabwire ngo iki. Tugiye kubabwira ngo nidukora neza, nidukora by'Imana ishima, tujya kurya ibyiza byo mu gihugu.
ariko nanone tutanabikora inkota y'Uwiteka niko birivuga izabarya. Hanyuma nje gushishikariza abantu gukora ibyiza, nje gushishikariza gukora neza kugira ngo barye ibyiza byo mu gihugu nta bahagaze hejuru. Amen. Hari ukuntu umuntu umwe yavuze aravuga ngo baravuze ngo Imana igoye kurya ibyawe ntabwo uhagaze hejuru. Shaza kwiki ngo iyo ukoze ibyiza ugendanye n'Imana iguha kurya ibyawe ntabwo uhagaze hejuru. Rero yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo bakore neza, bagerageze gukora neza, bagerageze gukora ibyiza, bemerwe n'Imana, bamara kwemerwa n'Imana ibaye kurya ibyiza byo mu gihugu. Amen. Amen. Mana ishimwe. Amen. Yes, hanyuma rero twihuse ntabwo ari abantu bose bazarya kuri ibyo byiza, birumvikana. Mu bigaragara ibi byiza bitegura umuntu wubashye Imana, ni umuntu wubaha Imana. Ibyiza Imana igiye gutanga mu gihugu, ariko umuntu utari kuyubaha, mvuga iri jambo ntangaze iri jambo rivuga ngo umuntu utari kubaha Uwiteka naho yabirya azabirya nabi. Ariko iyo uvuze kubaha Uwiteka buriya abantu bumve gute kubaha Uwiteka? Kubaha Uwiteka gute? Kubaha Uwiteka icya mbere, burya umuntu yari umuyobozi wawe akagutegeka, yamara kugutegeka ugakora ibyo yagutegetse, burya hari icyo bita nyamyumva bavuga bitandukanye, hari icyo bita gahimbazamusyi, hari icyo bita promosiyo, bitewe n'uko wakoze neza. N'urugero ntanze ku mukoresha wawe. Yego. Noneho iyo ukoze nabi, hari igihe bijya biba ngombwa akakwirukana muri kampani ye cyangwa se akakwirukana mu kazi, bitewe n'uko yakubonyeho ukora nabi, udafite imbuto mu kazi, cyangwa se udakora akazi neza. Hanyuma gukora neza ni ugukora ibyo ugukoresha ashaka kandi byiza. Hanyuma kubaha Imana rero ni iki? Kubaha Imana ni ukuva mu bibi. Burya hari ukuntu ushobora kuvuga ngo uri kuyubaha, uko akunda agiye gusenga ku cyumweru ngo nayubahe. Kujya gusenga ni kimwe, no kuyubaha ni ikindi, biratandukanye. Uvuze ngo ushobora no kwigumira mu rugo ariko ukubaha Imana, ufite kubaha Imana. Bibiliya iravuga ngo bazana Shama, ngo Imana ngo nyine Samweli yararebye nk'uko umuntu areba. Hari umuntu areba akabona umuntu afite amataye, afite amabo, afite amatama, afite amataje, akatavuga turi umuntu ndabona gusenga bimubereye, kandi ugasanga Imana ntabwo imushima. Imana ibwira Samweli, iramubwira ati Samwe, sindeba nk'uko abantu bareba, njye ndeba mu mutima. Impamvu Imana ivuze ngera mu mutima ni uko umubiri, ubundi umutima ni ureba Imana. Umutima nibwo rusengero Imana ituramo, nirwo rusengero. Ubundi aya madini na aderesi, urusengero rwa mbere umuntu agira ni umutima. Hariya tuba tugiye guhura kwera, ariko amateraniro ya mbere ujya abanziriza mu mutima w'umuntu. Yes. Rero niyo mpamvu nari mvuze ngo ko gukora iby'Imana ishima cyangwa se kubaha Imana ni ukureka ibibi, ukareka inzoga, ukareka itabi, ukareka gusambana, ukareka ibyo bintu byose bibi byatuma Imana itakureba neza, ahubwo ugakora iby'Imana ishima. Yes, hanyuma rero reka dukomeze tuganiriza n'abantu by'umwihariko ku bintu waduteguriye umunsi tugiye kuba twabwira abantu. Yego, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi, ko ntago ndi umuhanga, nta nubwo ari njye uzanye imperuka, nta nubwo ari njye uje kuzana imperuka, ahubwo ngo twibukiranye, turebe icyo Imana iri kudushakaho, turebe n'icyo ishaka ko dukora, turebe n'aho ishaka ko tujya, n'aho tuba turi muri aka kanya. Ese ishaka ko tuba turi he? Ese ishaka ko tuba turi bantu ki? Ese ishaka ko tuvuga ibiki? Ese ishaka ko twambara ibiki? Ishaka ko turya ibiki? Ishaka ko tugendana n'abantu ki? Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa, igitabo cya Yobu. Ni mu gitabo cya Yobu. Hanyuma igitabo cya Yobu ibice 36 ku murongo waho turasoma duhereye ku 10. Muhumve neza, turasoma duhereye ku 10.
haravuze ngo kandi izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho. Urahari? Ikabihanangiriza kuva mu byaha. Iyo ni Imana iri kuvuga. Niba yumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Ariko niba batayumvira, bazarimburwa n'inkota, kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Iri jambo rirakomeye cyane. Uzi ko iyi minsi turimo ibyigisho biri gutambuka ari kugira ngo Imana izibura amatwi y'abantu bumve. Ni impanda Imana iri kuvuza. Nje kuvuza impanda. Bibiliya iravuze ngo izibura amatwi kugira ngo bumve. Kiye ntago ari yo buriho, ninjye bivuze. Kuko ari Imana yatumye umunsi ntago yabonetse n'igihe yatumye. Ntago Imana aje kuri tele n'igihe yohereje kuri tele. Yavuze mbwira abantu iri kuzibura amatwi. Izi nkuru muri kumva zivuga ko zivangwa muve mu byaha, zivangwa mureke icyaha, zivangwa mutinye icyaha, zivangwa mwirinde icyaha, zivangwa muhunga icyaha. Iri muzibura amatwi ntago uzavuga ngo ntago wumvishije. Yego. Uri kumva? Iyi mpanda ni mvuza, ni impanda mvugije. Ni impanda. Ndimo ndavuza impanda ivuga ngo irimo izibura amatwi. Yari imbwa ngo nzambwira abantu ngo ibiganiro cyangwa se ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana ni ryo kugira ngo ribazibura amatwi mwumve kandi mwumvire. Niko ijambo ritubwiye. Ikabihanangiriza, umva ijambo kundi rivuze, ikabihanangiriza kugira ngo bave mu byaha. Impamvu Imana iri kuzibura amatwi yawe ni ukugira ngo wumve amagambo akubwira ko ugomba kuva mu byaha, kuko icyaha ni imunga umuntu kamutura mu rupfu. Amen. Niba ari ikintu kibabaje, reka nkubwire, nari ikintu kibabaje nambe. Yego. Ni ukumva umuntu, ni ukubona umuntu apfuye ahagaze. Niba ari ikintu kibabaza Imana, ni ukubona umuririmbyi yarapfuye ahagaze. Abantu twari tubona twe ni muzima, tukabona ni muzima, yambaye neza, yarapfuye ahagaze. Uzi ko abantu bambaye amakositimu barapfuye bahagaze. Uzi ko abantu bari kubwiriza barapfuye bahagaze. Uzi ko abantu bari guhanura barapfuye bahagaze. Kandi baraje vango ndi kutukana. Ntago ntukanye na Bibiliya bivuga. Imana hari igihe yitegereza umuntu ikabona yapfuye ahagaze, ikabona nubwo ari umuririmbyi ngo yatisha nubwo uri kuririmba. Iyo nkurebye mbona warapfuye uhagaze, no mu gitabo cyanjye ntago urimo. Kuko yapfuye agize ute? Ahagaze. Iyo mwitegereje topita sabe wacha la pita sima pewa shato stars, mbona warapfuye uhagaze. Imana ikavuga abantu tukabona umuntu yarinjiye aje kutubwiriza ubutumwa mu rusengero runaka, tugakoma amashyi, tukajya tukamwakira Bibiliya. Imana yamwitegereje ngo ati nubwo ari gukomera amashyi uri umupfu ugenda. Uri umupfu ugenda nubwo bari gukomera amashyi, nubwo bavugije impundu, nubwo ubwiriza, nubwo uhanura, ariko bestif wapfuye uhagaze, uri umupfu wigendera. Ibi bintu bijya bibaza Imana cyane. Narishatse kuvuga ngo icyaha ni imungu umuntu, bikarangira imutuye mu rupfu. Kandi icyaha kibera kibi kirabyara, burya kiratwita. Icyaha kiratwita. Icyaha kigira irari, kigatwita, kikabyara, kikaza kubyara urupfu, bikarangira upfuye. Rimwe na rimwe umabazwa n'abantu batangira neza bakazasoza nabi. Birababaje kuba batangiye neza ukazasoza nabi, byaba bibabaje. Imana iravuze ngo izibura amatwi yabo, kandi ngo izibura amatwi yabo ngo kugira ngo bumve ibyigisho. Haleluya. Amen. Imana irimo izibura amatwi y'abantu, irimo ivuza impanda, irimo irangurura Imana, irimo iburira abantu, irimo itambutsa imiburo, yatumye amakorali ari kuririmba, iri gutuma abahanuzi bamwe na bamwe, iri gutuma ababwiriza butumwa kugira ngo mwumve impanda yayo, amatwi yanyu azibuke, mwirinde icyaha, muve mu byaha. Amen. Imana ishimwe. Iravuze ngo nimwumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Uzi ko iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro
ibice ntabwo ndi kubishyikira neza ariko ntacyo. Havuga inkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Ngo Imana yararakaye irakarira abantu b'i Sodomu kuko hari hateye ikintu bita ubutinganyi. Ngira barakarira. Undi hari ikintu kirakaza Imana. Niba hari ikintu kirakaza Imana, icya mbere kizakubwira ko burya Imana itangiye kurakara, hatera ubutinganyi. Kizakubwira ko Imana yabuye nubone ubutinganyi bwateye, menya ko Imana irakaye ifite uburakari. Kabiri, icyo gihe iyo cyadutse kirakaza Imana, abahanuzi b'ibinyoma baraduka. Imana irangije ngo ibwira Aburahamu, iraza ngo ati Aburahamu we, ndashaka kurimbura Sodomu. Ngo birangije Aburahamu aravuga ati none se Mana, habonetsemo abakiranutsi 50 wahazagira imbabazi? Imana avuga ngo sanze Sodomu hari abakiranutsi 50, nahagira imbabazi kubw'abo bakiranutsi 50. Ngo Aburahamu agenzuye mu Sodomu asanga ntabahari. Ntabo. Aravuga ati none se 45 wabemera? Imana aravuga ati nge nta kibazo, 45 bahari ntago naharimbura Sodomu. Muri iyi minsi igihe nk'iki ngiki turi mu gihe cya Sodomu. Ubundi ibintu byo gusenga, ibintu by'amasengesho byana byisubiramo. Ubu turi mu gihe cya Sodomu. Ushatse wakerora kiri kare, Imana itaraza ngo gusange muri Sodomu. Ushatse ava muri Sodomu gahunga ibyaha. Erega ibyo byaha urimo ubwo busambanyi ni Sodomu. Ubwo butinganye uri muri Sodomu. Ubwo bujuru urimo ni Sodomu. Uri muri Sodomu. Ahubwo Imana iraje gutwikira muri Sodomu nudasohoka muri Sodomu. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu akomeza kwinginga Imana, biza kugera birangiye agera ku bakiranutsi 10. Imana avuga ati nimasanga 10 ndahababarira. Ngarababura nabo. Arababura nabo. Ibaze nko mu gihugu cyose ukabura abakiranutsi 10. Miliyoni zirenga nka 12. Ukaburamo n'abantu 10. Ukabura abantu 10 bakiranutse. Ikibazo. Kandi ugira ngo abantu ntibahanuraga. Abantu barahanuraga, bandi baruzuzwaga, bandi bararirimbaga, bandi barabwirizaga, ariko Imana yitegereje Sodomu irahareba isanga nta bakiranutsi bahari. Sabukoze ngo yitegereje Loti. Imana ngo Aburahamu abwira ati basi wikica Loti, mwene muvandimwe wanjye w'umwica. Imana itereza abamarayika ngo baraza bajya kureba ibyo barega Sodomu koko karibyo ari by'ukuri. Ubu hari abamarayika Imana yohereje ize kureba, baza kureba nibyo bari kurega abakozi b'Imana koko ari ukuri. Batanye kuri icyo bita ibarura. Icyo bita ibarura bari kubarura. Ndabizi muzantera amabuye ariko Imana iri gukora ibara icyo bita ibarura. Hari ibarura Imana ije gukora. Ibarura ry'Imana riraje. Riraje. Hari abandi bambwe ngo ubwirizanye umujinya ngo burakaye nose nishime Imana irapfusha ngaseka. Abantu urabona bari kuza ku YouTube bakarwana, umwe akavuga ngo ni Imana, ubundi se mu gushaka kuzanira Imana icyubahiro mwasenze Imana ikazishakira icyubahiro. Ubundi wari umuntu ukiza gushakira Imana icyubahiro. Uretse inda nini zabamaze, ubundi uri umuntu ukiza gushakira Imana icyubahiro. Ngo ngewe ngo nijyanura bikaba, ngo nabwiriza, ngo ngewe ngo mfite ariko man, wose uri muntu ki? Kuri Bibiliya ivuga ngo umuntu ni nk'ubwatsi, mu gitondo usanga ubwatsi butoshye, nimugoroba akazuba ugasanga bwarabye. Umuntu ni nk'ubwatsi. Ndagira ngo tuze niba ari cyuza kumbaza kugenda umbaza nta kibazo. Ndahari ngiye nditeguye. Yes, Imana guumugisha. Hanyuma tumaze iminsi tubona abakozi b'Imana ku mbuga nkoranyambaga nta bigoye kumenya ngo bakorera Imana, bavuga ngo ari ubuhanuzi bazanye. Hari na mwene data Bowazi twumvise inkuru ye itari nziza. Twumvise ko umuryango we bahiye, inzu yahiye, ibikoresho byo mu nzu byose, intebe, utubati, ibintu byinshi hafi ya byose byo mu nzu nta na kimwe cyarokotse, ndetse nabo ubwe bageze habi. Kuko nahoze ndeba amafoto ya Bowazi ukuntu yakomeretse mu maso. Ariko icyanunguye ni abantu bari kuvuga ko ngo hari ubuhanuzi ngo yahawe buvuga ko ngo umugore ngo umwana yabyaye ngo umwana afite ngo atari uwe. Abahanuzi nk'abo ngabo baba batumwe n'Imana cyangwa
urumva byanga bikunze nabo gusenya ari uwahanuye ari n'uhanuriwe bose barayobye. Mubije mvuze ndavuze ari uwahanuye ari n'uhanuriwe bose barayobye. Ari uzanye ubuhanuzi azanye ubuhanuzi bupfuye, ari n'ubwumvishije nawe ubwo wasanga nose ubundi ni gute uyu mwuka w'Imana ibintu byose bihanuwe tubigenzurisha ubwe umwuka wera. Umwuka wera murondozi urondora ijambere. Iyo umwuka wera buze ubura n'ubwenge, ntabwo ubwenge bwabura. Ari uhanuye ari uhanuriwe bose ubwo buhanuzi burapfuye, ndetse nabo ubwo bigenzura sako barebe ko agihagaze neza. Kuko umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana cyangwa umunyamasengesho biravuze ngo tuzamumenyera ku mbuto yera. Ubundi Yesu yaravuze ngo bazahanura mu minsi y'imperuka, bazahanura hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Bose abahanuzi bazaza benshi, bazaduka benshi pe. Nanjye ndi n'umuhanuzi nanjye ubwo ndadutse ntacyo. Ariko Yesu aravuga ngo muri abo bahanuzi bose n'abazaza bari kubwiriza n'abazaza bari guhanura, ikizabamenyesha ko ari abanjye ni imbuto bera. Iyo habuzamo imbuto rero ibyo banura byose biba byapfuye. Nushaka kubwiriza inyenyeri imanuke nta mbuto, birapfuye, ni zero. Aricyo cya kiganiro nigeze ntanga mvuga ngo bazahanura ariko nta bihembo birimo, ntibazabihemberwa. Cya kiganiro nigeze gutambutsa, bazabihanura ariko ntibazabihemberwa. Hari n'abandi bari kwikorera ku giti cyabo. Imana yarabambaye badge y'akazi batagifite akazi, muri umurimo w'Imana nta kazi bagifitemo. None se nk'ubu urugero nkora muri company runaka nkaba nambaye umwambaro muri iyo company bakanyirukana mfite umwambaro uri mu rugo, ntabwo ari uze mu rugo ngo barawunyambure, ahubwo wa mwambaro uri mu rugo ndaza nicanya bwo mwambaye bahita bavuga ati bimona kwa muri iyi company kandi baranyirukanye kera. Shobora ngo imbuto zabuze egara agakiza ntagahari. Kuko Imana iyo umwuka wera w'Imana abonye akomeje kuruhanya nawe, akabona uri umusinzi, akabona uri umusambanyi, akabona kuvuga ibyo adashaka arigendera. Kandi iyo yigendeye impano ntabwo zigenda. Mbere yuko impano ziza habanza kuza umwuka wera. Iyo umwuka wera yigendeye za mpano zirahaguma. Ariko iyo umwuka wera w'Imana agiye haza umwuka wa Satani, ukageza ugaruka uri gukorera Satani. Murabyumvishije? Mu yandi magambo, hari abantu umwuka wera w'Imana yamaze kwigendera, hahita hicomekamo imbaraga z'abadayimoni cyangwa se umwuka w'abadayimoni. Ubu bari gukora ariko bakoreshejwe n'umwuka w'abadayimoni. Umva urugero, iyo umuntu yari umusamba cyangwa se yari umusinzi akava mu businzi cyangwa mu buraya, muzarebe akenshi na kenshi yageze mu nzu y'Imana, Imana ihita yakura umwuka w'abadayimoni nyine ya myuka y'abadayimoni. Rimwe na rimwe uzasanga uyu muntu ahitamo umuhanuzi. Impamvu ni iki? Impano ya Satani irahava, Imana igahita yashyira impano yayo. Ni nako iyo umuntu aguye bigenda, hava impano y'Imana cyangwa se hava umwuka wera w'Imana, hakaza umwuka wa Satani uyobya. Mu yandi magambo, aba bantu turi kubona barwana bari kuza biyitirira ngo Imana yabatumye bavuga ibintu bisenya imitima y'abantu, ntabwo ari Imana iri kubakoresha, nta nubwo ari umwuka w'Imana barimo, ni umwuka wa Satani uyobya wo mu minsi y'imperuka, nkuko Yesu yabivuze. Yego. Hanyuma mukozi w'Imana, ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu ni umuhanuzi cyangwa se nawe wemera yuko ubuhanuzi ari impano, nk'uko umuntu ashobora kuvuka azi kuririmba akaba yahabwa iyo mpano, akaba yahanurira umuntu ibintu bikaba, ariko we akora ibyaha. Rero ibyo ni nk'ubupfumu. Ibyo ni ubupfumu, ntago ni ubupfumu bwo. Ni ubupfumu. Impamvu ushobora kuvuga ngo uhanuye uri gukora ibyaha, n'impamvu mbivuze, akenshi uzasanga nk'umuntu hari umuntu ushobora kwihana kubera ko yanywaga inzoga, akabireka akaza mu nzu y'Imana agakora ibintu bizima, Imana ikamuha impano yo guhanura, hanyuma nyuma yakongera akagwa, ariko muri bwa businzi bwe akajya agaragaza amagambo yo kwigisha ibintu by'Imana, ngira ngo ujye ubibona. Bene nk'uwo ntaga bimusigaramo. Ni bya ndina nimo nkubwira, ubundi ukimara gucomoka mu gakiza uhita wicomeka kuri Satani nyine. Ushobora ngo iyo wamaze kugwa uri kunywa inzoga uri kunezeza so Satani.
mu yandi magambo guhanura ni kimwe no gukizwa ni ikindi, gukorera Imana ni kimwe no gusenga ni ikindi. Hari abantu babyitiranya akavuga ngo nyine ngo buranga umwuka w'Imana. Ntabwo umwuka w'Imana gihari, ntabwo umwuka w'Imana akorana n'ubusinzi. Oya, ntabwo akorana n'ubusinzi. Uramenye uwo ni umwuka wa Satani uba wahaje, ariko nawe murondoza urondora. Wibuka ko ya mpano iracyahari, ariko umwuka wawe yamaze kwigendera, yasubiye kuri nyirawo. Umwuka yagiye, ariko hasigaye ya mpano. Ya mpano Satani araza mbese ayiha imbaraga, namara kwiha imbaraga ajya gukoresha ntawe byandikwa. Kura ni nko gukora ntawe byandikwa. Cyangwa ko Satani ukorera we yaguhemba, ariko ahemba nabi nicyo kintu namwangiyeho kanyagwa. Nuko rero byifashe. Mu yandi magambo, iyo umwuka wera w'Imana havuye, iyo uguye hahitaza imbaraga za Satani, gasigara gukorera Satani, ntabwo ari Imana gukorera. Wongera gukorera Imana, ukaba igikoresho gishimwa n'Imana cyangwa gikoreshwa n'Imana, wongeye kwihana uvuye mu byaha. Iyo uvuye mu byaha, umwuka wera arongera akagaruka, akaza muri wowe akagukoresha. Niho tuvuga ngo ibyo bintu uri gukora uri gukoreshwa n'Imana. Ariko igihe uri gukora waguye, uri gukorera Satani. Kandi ibi bintu umuntu akora burya yaraguye ntaho byandikwa. Aba ari iminsi y'imfabusa, ni iminsi itazabarwa, ni iminsi itazabonera ibihembo. Nakifuriza abantu gukora kugira ngo bazahembwe. Yes. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana itagira ukuntu ibigenza, Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Nari mvuze ngo aya masaha ngwino bane natwe muri aya masaha. Dutangiye abantu dutangiranye, nyemerera uzibura amatwi yabo cyane bumve kandi bumvire. Ola sifona dry pewa shalawi ela belas meni wa nadroria. Ndavuze ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire muri iki kiganiro, kandi do pestifo wa shalawi ela pefona nadroria. Unyemerere Yesu uzudushoboze muri byose.